Nitwa Mwami, ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze nanone mu biganiro bya Pi Network. Mu gihe Stella iri gushyira mu bikorwa upgrade yayo ya X-ray ishingiye kuri Zero Knowledge, Pi Network nayo irimo kugaragaza iterambere ry'impinduka zisa n'izo ngizo binyuze mu iterambere ry'amaporogaramu ariyo dApps ndetse n'amagerageza atandukanye y'uburyo bwo kwishyurana mu gihe kiri imbere. Ibi byose rero biri kuba mu gihe isi ya blockchain yinjiye icyiciro gishya aho upgrades nto zisanzwe zitangira gusimburwa n'impinduka zishingiye ku miterere y'urusobe ubwarwo. Upgrade ya X-ray kuri Stella yafashwe nk'aho yarenze urugero rukomeye mu kubaka ibikorwa remezo blockchain ikeneye. Ibi ni mu gihe Pi Network yo iri kwegera icyiciro gikomeye cya Grand Open Mainnet dutegereje muri rusange. Ibi byombi rero bikaba byerekana ko izi network ziri mu mpinduka z'imbere mu miterere yazo aho kuba kongeramo features gusa. Uwitwa Maxwell Alosa kuri X yagiranyije ibi byombi, arangije avuga ko Stella na Pi Network bishobora kuba biri kunyura muri state transition nyayo, bivuze impinduka z'ukuri mu mikorere ya blockchain aho kuba update zisanzwe. Ibi kandi bituma abantu batekereza byimbitse ku cyo state transition isobanura muri blockchain n'impamvu ari ingenzi cyane ku iyubakwa rya Web3. X-ray ya Stella ishingiye ku ikoranabuhanga rya Zero Knowledge rituma amatransactions yemezwa hadashyizwe hanze amakuru y'ibanga. Ibi bigaragaza ko icyizere kitagomba gushingira gusa ku mucyo wose full transparency, ahubwo ko icyizere gishobora no gushingira ku byemezo bya cryptography. Mu bukungu bwa none, privacy, scalability na verifiability bigomba kubana bikaba biri mu kintu kimwe. Privacy ni umutekano w'abakoresha platform cyane cyane ya blockchain, scalability bikaba bijyanye na coin uko igenzurwa, naho verifiability bikaba bijyanye nuko ukoresha platform ari umuntu uzwi mbese wakoze KYC. Zero Knowledge igamije kubihuza byose icyarimwe, igaha network ubushobozi bwo gushyigikira use cases z'ukuri zitoroshye. Stella binyuze kuri X-ray irimo kugaragaza uko blockchain zigezweho zisobanura icyizere hifashishijwe imibare n'ubwirinzi bw'ikoranabuhanga aho gushingira gusa ku makuru agaragara. Mu rwego rwa blockchain, state transition si update isanzwe, ahubwo ubundi ni impinduka ikomeye mu buryo network ikoreshwa, ukibonwa n'abantu n'uko ihuzwa n'ubukungu nyabwo. Mu ntangiriro blockchains ziba ziri mu byiciro byo kugerageza no kubaka umusingi. Nyuma haza icyiciro cyo kwizerwa, compliance ndetse no kwinjira mu bukungu nyabwo. State transition iba ari umurongo utandukanye ibi byiciro byombi. Stella na Pi Network byombi bigaragara nk'aho biri kwambukiranya uwo murongo nubwo buri imwe ifite inzira yayo. Pi Network kuva kera yavuze ko Open Mainnet yayo izatangira gusa igihe ecosystem izaba imaze gukura bihagije, aho kwihutira gushyira coin ku masoko ya public trading. Bahisemo ahubwo inzira y'iterambere buhoro buhoro. Ubu Pi yegereye icyiciro cyo gufungura mainnet burundu, kandi hari ibimenyetso byinshi by'uko network iri kwitegura kwinjira mu bukungu rusange, atari itariki imwe gusa, ahubwo ni urugendo rushingiye ku bipimo by'ubwizerwe n'ihagarara ry'urusobe byagiye byiyubaka igihe kirekire. Ikimenyetso gikomeye cy'iyo mpinduka ni ukwiyongera kw'amaporogaramu yubakwa kuri Pi Network. Iyo abadeveloper batangiye kubaka apps nini, bisobanura ko babona ahazaza h'umushinga. Apps rero zisaba ibikorwa remezo kuzubaka, kandi binasabye ko hari service zizatanga cyangwa zizakorerwaho ubucuruzi, ndetse n'icyo twakwita standards ndetse na governance. Kandi iryo terambere ryazo uko ryihuta biba bigaragaza icyizere cy'uko platform izakomera kandi ikazaramba. Kuri Pi Network rero ibi byerekana kuva mu cyiciro cya testing nanone igana mu cyiciro cya utility irambye.
Ikindi kimenyetso gikomeye ni igeragezwa ry'uburyo bwo kwishyurana. Payments zisaba stability, zigasaba predictability n'icyizere cy'abayikoresha. Stability ni ukuba ubwishyu bukozwe kandi bushingiye ku ikoranabuhanga ritajegajega. Predictability ni uburyo coin iba imeze, niba iri stable, nta kikango kiba kirimo ku bacuruzi cyane cyane bagiye kwishyurwa bakoresheje Pi. Pi Network imaze kubona payments trials zitandukanye mu madApps no mu masoko ayobowe n'umuryango w'abapioneer, kandi nubwo byose bikiri mu buryo bugenzurwa, bitanga amakuru y'ingenzi ku myitwarire y'abakoresha platform ya Pi Network no ku bushobozi bwa system yayo nyirizina. Ibi bifasha rero kumenya ahari bottlenecks cyangwa se hari utubazo mbere yo kujya mu ikoreshwa rusange. Nubwo Stellar na Pi zitandukanye cyane mu myaka n'imiterere, ariko izi network zombi zigaragaza inzira imwe yo gukura. Stellar iri mu rwego rwa infrastructure, privacy and scalability, aho nayo irimo kubaka ikoranabuhanga rihamye rigomba kugenzura umubare w'abantu rusange ndetse no kubaka ugukomera kwa coin kutajegajega. Scalability nanone bakaba bijyanye n'ingano ya coin n'uburyo igomba gukoreshwa mu buryo coin itiyongera. Pi Network yo iri mu rwego rwa ecosystem n'imikoreshereze. Ibi byerekana ko state transitions zidasa kuri network zose, ahubwo buri imwe igira inzira yayo. Zero knowledge nayo igenda ingenzi cyane kuri network zishaka kwinjira mu bukungu nyabwo, kuko transparency ituzuye ishobora guteza ibibazo kuri business n'abantu ku giti cyabo. Mu gihe Pi Network rero igenda yegira open mainnet, isi ya blockchain iri gushyiraho standards nshya z'umutekano n'ubwirinzi bw'amakuru, kandi nubwo Pi Network itagaragaza roadmap yayo kuri ZK cyangwa zero knowledge, icyerekezo rusange cy'inganda kigaragaza ko ibi bizagira uruhare runini cyane mu iterambere rya Pi Network imbere ahangaha. Pi Network kandi iri kugerageza kuringaniza hagati yo kubanza kubaka ibikorwa remezo bikomeye no gutanga visibility ku isoko, cyangwa kuba yagaragara abantu bakayibona, bijyanye n'ibyo igenda ikora n'uburyo ibitangaza. Nanone no gukura abashoramari kuko n'abazabambira mu kwimenyekanisha, ariko cyane cyane tugendeye ku bapioneer barimo abadeveloper barimo kubaka byinshi muri Pi ecosystem. Abashoramari bo bareba igiciro na liquidity, abadeveloper bakareba stability, ugukomera ndetse n'ibigize iyo ecosystem kugira ngo babe bakwizera ko ibyo barimo kubaka bitazaba impfabusa. State transition nyayo isaba guhuza ibi byombi. Transition ni igihe cyo kwitegura muri rusange cya Pi Network kugira ngo open mainnet izabe byose byaramaze kujya ku murongo, kuko iyo isoko rije mbere y'uko ibikorwa remezo cyangwa ama apps yuzura, icyo bita volatility cyangwa gutumbagira no guhananuka kwa coin bishobora gusenya icyizere cy'abantu bari bamaze kwinjira mu mushinga. Niyo mpamvu rero Pi igenda buhoro ishyira imbere stability ya Pi Network y'igihe kirekire, aho kwirukira inyungu z'ako kanya zishobora kutaramba. Mu muryango wa Pi rero hari ababona gutinda bakayibonamo nk'akaga, abandi bakabifata nk'ikimenyetso cya discipline cyane cyane kuri Pi Core Team. Ariko uko apps ziyongera nuko payments zigenda zigeragezwa, hari inkuru nziza irimo kugenda ihinduka iva ku gutegereza igana ku kwitegura ya Grand Open Mainnet. Pi Network rero ibashije kurangiza iyi state transition neza. Pi coin ishobora kuva gusa kuri mining ikajya mu gukoreshwa bya nyabyo ndetse no mu bikorwa byo kwishyura no kwishyurana. Ibi rero byayihuza neza n'icyerekezo cya Web3 gishyira imbere imikoreshereze aho gushyira imbere speculation, ariko byose bizashingira kwishyirwa mu bikorwa. Birumvikana ko hari risk, birumvikana ibibazo by'amatekinike, amategeko cyangwa imyitwarire y'abapioneer
hirya no hino ku isi bishobora guhindura byose, gusa uko zero knowledge upgrades n'impinduka za ecosystem bigenda bihurira hamwe, bigaragaza ko isi ya blockchain irimo kugenda ikura cyane cyane biciye muri Pi network. X-ray rero ya Stellar ishingiye kuri zero knowledge ni ikimenyetso gikomeye cy'uko ibikorwa remezo bya blockchain biri kwinjira mu cyiciro gishya gishingiye kuri privacy based trust, cya cyizere gishingiye ariko ku makuru y'abantu acunzwe neza. Ku rundi ruhande Pi network irimo kugaragaza state transition yayo cyangwa kwitegura binyuze mu madapps manini ndetse no mu mageragezwa menshi arimo gukorwa ku bijyanye no kwishyura ndetse no guhanahana Pi mu buryo bw'amatransaction payments muri rusange. Mu gihe Pi rero igenda yegera Grand Open Mainnet, bigaragara ko itakiri proje yo gutegereza gusa, ahubwo iri kwitegura kwinjira mu bukungu rusange bwa Web3. Nubwo hakiri byinshi rero bitaramenyekana, ikigaragara ni uko Pi network itagisobanurwa ugereranyije n'igihe yatangiriye, ahubwo isobanurwa n'icyizere iri kuganamo mu cyiciro gikurikira cy'iterambere cya Web3.